mabuja uko nguko nyuma yo kubona yuko aje n'umwanda byarangiye. Urakoze? Mabuja akaba agiye kuri reception nyuma yo kubona amateka y'umusambi, agahinda karatwishe. Umusambi bawukuye amenyo nta nawe yari afite. Umuyobozi waho yitwaga Mazuru. Wow. Very nice. Wow. Sweet. Ini akan hano umusambi mwinshi wabaye kubera imisambi myinshi iri mu ngo z'abantu. Abantu benshi bari bayitunze mu ngo zabo, ariko abenshi kugira ngo itaguruka ikabacika bayivunaga amababa, bityo rero myinshi yahuye n'ubumuga buhoraho. Niyo mpamvu twakoze aha ngaha, twayikuye mu ngo ariko imizima twajyanye mu Kagera yagize ibibazo nyine twazanye. Ariyo mpamvu turi hano. Iyo rero ugiye inzira ikunda kuboneka n'imisambi ni iyi ngiyi, aho irangirira rero usanga imisambi yagira ibibazo mu ngo, ariko iri mu nzira ujyayo. Hano hari ikintu cyo twita free range, n'abandi n'imisambi mizima iva mu bindi bishanga ikaza gusura iyi ngiyi aha ngaha. Hari igihe utayibona hano hejuru, ugaruka inyuma gatoya, hari indi trail hano yanditseho Varan Trail, ukamanukamo, gusa ntabwo tukirenga kubera no muri kugwa amazi yuzuyemo. Ubwo no vanyi yose ntabwo ibikoresho. Iyo urangije gufata zose za hano, ugafata indi n'indi ibumoso hano zose ntabwo ugaruka inyuma, ubundi ugafata izisigaye zose zishamikiye kuri iyi. Uraza ukaba wongera ukongera ukagaruka hariya hariya. Hanyuma hano hari indi hagiye habacamikiye izindi nzira zo ushobora gufata bitewe n'icyo ushaka kureba. Hariho n'aha hose, ubwo biterwa n'aho umuntu afite n'icyo ashaka kureba. Iyi misambi rero mizima ushobora kuyibonera hano, ushobora kuyibonera hano, cyangwa ukazenguruka ukaza ukareba. Ugize amahirwe ugasanga hano nta mazi ari, biterwa n'aho iri buri munsi. Ni imisambi gusa mugiramo? Hano kuri ubu ruhande hari inzu y'ibinyugunyugu, bagiye kubabwira mbere. Usibye muri weekend gusa nibwo wari ubuntu kujyamo, nta minsi isanzwe yaba ari iyo mu bintu kujyamo. Aha ngaha ni ibango dufite proje yo kwita association y'imisambi, ubwoko bw'imisambi uri ubu bwoko bwose bw'imisambi. Ubu bwoko dukoresha imiti gakondo gusa. Ugiye no gucamo? Ntabwo ari hano, ntabwo buri aha ngaha. Nubwo impamvu buri aha nuko uvuga ngo umusambi ni part of the organization, NGO, non-governmental organization, ikora ibintu byinshi yitwa Rwanda Wildlife Conservation Association. Rero Rwanda Wildlife Conservation Association ifite projects nyinshi. Dufite 5 key species, harimo imisambi, harimo ibyitwa Statunga, ni marsh antelopes, harimo parrots, harimo n'uducurama. Uducurama n'ubu turimo turashaka locating ruza zazo, roost sites cyangwa se indiri aho tuba. Tubamo ibiti tubamo ndetse na caves, niyo mpamvu turiho hariya. Ushobora guca cyangwa ugakora. Noneho hari ahantu amazi yuzuye cyane. Amazi yuzuye cyane. Oya twikomereze. Dore ngiyi loop umusambi trail, butterfly house. Byiza byose.
guys, ikintu nababwira cyo hano hantu ni heza byahatari, ahantu heza waza ugatemberera ugasura uri kumwe n'abashuti bawe, mukaba mwafite akantu bese cyangwa ikindi kintu cyose mwaba muri guserebura. Ni heza pe, umva usibye umwuka mwiza w'ibiti b'ibimera, ikindi haba harimo utujwi twiza tw'inyoni, nicyo kintu cyonyine kiba cyumvikana ahangaha. Ubwo rero ababishaka mwazasura, ni heza pe. Njye nakunze, nari marwaye, nari maze igihe nshaka kuhaza ariko nakunze. Rero ku bashaka kuhaza muzaze muhasure, ni hano i Kabuga hafi, ni hano kuri cyapa cyitwa Bambino, cyanditseho Bambino, ni aho ngaho niho umuntu yinjirira. Hari ku musambi, mbese hari utuyira tubiri, akinjira muri Bambino nakinjira mu musambi. Rero guys, muzaze muhasure. Ku bantu bajya babona icyapa cyaho ni hariya, ni uko batinjira kuri la gate, winjira imbere, wigira imbere ukinjirira hariya kuri kiriya cyapa cya Bambino. Rero guys, muzaze muhasure, ni ukuri ni heza cyane cyane. Twebwe rero twagiye igihe kitari cyiza cy'imvura, ariko kubera ko twari twapanze ko tugomba kujyayo, ntabwo twari kubura kugenda nubwo imvura yari yaguye. Gusa ikintu nababwira ku bantu bashaka kuzajyayo, kujyayo imvura yaguye ni bibi shaho, mana yanjye. So nababwira gute, umva nagiye, hari ahantu nyine hari ahantu ugera ntubashe kuhareba kubera ko hari amazi nyine aba yaretse, kandi hari ahantu nyine hano batagiye bashyiraho amapave, hatari inuza, hatari ibintu nyine byatuma udakandagira mu byondo. Ariko njye ibintu byambayeho, nagiye ngeze imbere kubera hari ahantu nyine hari imisambi yagiye igira ikibazo ngo barayikomerekeje. Ubwo rero bayishyize ahantu hamwe hano kugira ngo babone ukuntu bayivura. Sasa nagiye ndi kuyireba, hariya hirya urabona hari amazi, noneho rero nza gusayamo ndi kureba uyu musambi uri hano hirya. Rero guys, kugenda haguye imvura, mva hano nari nguyemo, umushuti wanjye wari kunkamera ahita aza kunkuramo. Ubwo nyine ntabwo yabifashe kubera ko mva nari nangiye gutebera ukuntu buti yanjye yahise. Ibaze iyo mba najyanye nka spray, kuva nari kurira pe. Nuko twagiye n'undi nyine imvura yaguye, bigaragara ko hari bube hatameze neza. Ubwo rero ibyondo nari umva inkweto yose yagiye kumanukamo, habuzeho gato, mbese iyo atinda nko kuza kunkururamo byari kuba ari ibibazo. Ubwo rero nahise ngera ahangaha, hahandi hano ni ya miti iba iri ku muryango, b'abantu bazigaburira bagira, babanza gukandagiramo kugira ngo binjiremo bazigaburire. Umva niho nahise nyine mfata amazi nangira gucisha ku nkweto, kuko ntabwo nari kubigenza pe. Twari tukigenda ariko nyine ukuntu urukweto rwari rwagiyeho inuza, ukuntu inkweto zari zagiyeho ibyondo, byari nyine byasaga nabi, ntabwo twari gukomeza. Kandi namwe abantu banzi barabizi kabisa ko ku kantu kajyanye n'isuku mva ndagerageza. Ubwo rero mana yanjye, hano namwe murabizi kujya muri trip ntabwo ushobora kubura utuntu nyine tw'udukoryo tugenda tukubaho.
ugenda uhura natwo, ariko nyine sha mana yanjye nababwira gute se, nishimye pe, nishimye kuko hari ukuntu uba warapanze nko kujya ahantu, noneho aho hantu sha ukaba egispekitinga ko ari heza, uzi ko ari ahantu nyine y'igitangaza, ari ahantu nyine hameze ukuntu, noneho ugasanga aho hantu hagira n'amafoto meza, noneho wajya ubona amafoto aba ati sha ahantu ni heza we, ahantu ngomba nanjye kujyayo, wajyayo kumbe ntukamenye ko ari amafoto gusa, ariko kuhabona ku jisho atari sawa, kuko hari ahantu henshi ugiyewe ahantu henshi nzi ushobora kubona ku mafoto ukabona ni igitangaza, ariko wahagera sha ugasanga nta kigenda, nta kintu nyine, nta kintu cyatari nyine, ariko hano imisambi nayibonye pe, hari n'indi yari iri hirya nyine umuntu atabashije no gufotora, ariko imisambi nayibonye, inyoni nazibonye, rero sha nta kintu nabashinja rwose ku musambi, badushimishije, batunejeje. Umva rero iki kiraro ngewe rwose cyantangaje ukuntu cyubatse nyine, biraryoshye nyine ukuntu cyubatse, ukuntu ari harehare nyine hararyoshye kuhagendera, biba ari sawa kabisa, njye nabonye ari byiza. Ubwo rero ubu nasigaranye ikibazo cyo vuga ngo nzakurikizaho hehe sasa. Najyaga numva mfite ahantu henshi mu mutwe wo gutemberera, ariko aho natangiriye nyine gutembera numva narahabuze, ni ukuri muze mumbwire nakurikizaho hehe, kuko mana ibitekerezo byanshiranye pe, muze mumbwire ahantu natemberera twasura, sibyo? Kubera ko gihe ahantu ho gusura mu mutwe nduba hashize pe. Muzanyandikira muri comment mumbwire ahantu twasura ubutaha, niba atari Kigali, ari hanze ya Kigali, ngewe nta kibazo rwose, mba ndi tayari. Imisambi kweri yaje hano. Misambi mwaje hano iragurutse, wow. Yo, se buri biri gukina inshwi. Irashimishije. Oh, shasi kukiri kure. We none iri kuguruka yigira iriya hirya, rebera we, ndayibona hehe igize neza, nakundi ndebe ko naza kuyibona, ariko guys hano neza nakunze zuko nababwira, nari marwaye kuhaza. Finally nyine ndahaje,
ariko nyine uko nahatekerezaga niko nahasanze, uko nahatekerezaga, uko numvaga ari heza niko nahabonye. Hari agakima keza, haratuje. Rero ngewe reka mbabwire, havuyeho amazi, nkunda n'ibiti, nkunda utunyoni tuba tuvuga mu biti, ndabikunda. Barumva ari byiza nyine, barumva okay, barumva tubiri kundura mu mutwe. Kuva he? Hehe? Hey. Uriya mutipe yahise abikubwira? Kandi disi wari wavuze ngo tuzajye. Warabihinduye? Yego. Warabihinduye? Sha guys, hano ni heza. I'm telling you, pe hano hantu, trust me, ni heza. Hano hantu waza ukahatembera n'umufriend wawe mukahaganirira. Urumva haratuje, hari ahantu ho kugenda hari ahantu ho kwicara nyine mumaze nko kuzenguruka ishyamba mwarirangije. Hano hantu wabwira umuntu ikintu watinye kumubwira. Umva, nabonye hari ahantu hari amazi yakugeza haya hirya, ahantu hari amazi akagucurikamo. Dore naha yagucurikamo, hano yagucurikamo pe, na hariya hirya ahantu henshi hano yagucurikamo uramutse umukatiye. Hano ni ahantu heza ho guproporeza umukobwa, kuko ntago yakubwira ngo hoya. Uko byagenda kose agomba kukubwira ngo yego, agomba kukubwira ngo yego. Akubwiye ngo hoya ntabwo byavamo kuko hano hantu ni heza pe, hano hantu ni heza. Okay, murabizi ko twajyanye na Nyandungu. Nyandungu ni heza, ariko n'ahangaha ni heza. Hano hantu rero ikintu nahakundiye, hagiye harimo udutebe two kwicaramo. Nyandungu naho turahari, ariko hano hari place nyine wakwicaramo mugasangiriramo, mwamwe mufite nk'ibintu mwazanye byo kurya mukaharira, mukahakorera anniversaire, mwahakorera fete nyine nk'abashuti. Sinzi ukuntu nabibasobanurira birenze ibyo ngibyo, ariko ni heza, ni heza. Nuko wenda kwitaruye umujyi ho gakeya, ariko ni heza, ni heza pe. Ngewe hano hantu nahise mvuga nti ibintu bijyanye na anniversaire hano wahafitira pe. Utuntu rwose igihe nadukunze. Hano hantu wakorera pati kabisa, pati imeze neza cyane. Rero guys, kambabwire, mu Rwanda dufite ahantu henshi heza ho gutemberera, ahubwo ntabwo tujya dufata nyine umwanya ngo dutemberere, tuhasure, tuharebe, nkumva tukigumira muri Kigali gusa. Hano ni mu nkengero za Kigali, ariko urabona ko ari heza, ni heza pe. Hari imisambi, haratuje, nta rusaku, usibye kumva inyoni nyine gusa zivuga. Ni heza, njye nahakunze. Mushaka gutembera ni ukuri hazaza hasure, hatemberere. Wenda aho bitandukaniye na dore imisambi ni kugenda nyisatira, ariko aho bitandukaniye na Nyandungu wenda hari n'ibindi bintu, hari n'amagare n'ibiki n'uduskuti n'ibiki, ariko hano naho ni heza pe, ni heza. Yewe nakunze, ahishimiye nyine, nabonye ni heza, mu by'ukuri ni heza, nakunze pe. Na secondaire ikiraro se ko mbona kimeze nk'icya Rusumo.
ikiraro ko wagira ni icya boda. Ups, hajemo bya bibora. Ukuntu siko nari nguye se. Lampadina, lampadina. Siko ndi kwa Muhoza se. Iyi cano yari iya Seburikoko. Kuri nde? Anse ibyabo nakonaye. Oh shi. Kabigeke. Kwa. Guys, mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Nimba mukunda ibikorwa byanjye, mukore subscribe, mukore na like, kandi mujye munatera comment ku bikorwa byanjye, mwosore aho nakoshije. Murakoze. Bye. Imana ibarinde. Ndabakunda. Okay, bye.